Hello, mbanje kubasuhuza mwebwe mwese mukurikirana Sikosi Bandebe TV. Ngiye kuvugira kuri izi ndangururamajwi za Sikosi Bandebe TV, nitwa Sikosi. Nkaba nabateguriye inkuru nziza y'umusore n'umukobwa bagaragaje yuko ku rwego rumwe umuhungu yakundaga umukobwa cyane ariko umukobwa ntabikoze. Ndagira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana byiza byinshi Sikosi Bandebe TV babateguriye. Aha ngaha muri iyi story haragaragaramo umukobwa disi w'uburanga bwinshi. Umukobwa muramubona n'umukobwa rwose babandi bamuhora akeye. Uramubona ikigaragara yari afite urugendo, yari arimo agenda mu nzira, muramubona ariko mu maso ye asa nkaho hari ikintu yari abonye, ntabwo nyizi ndetse anakibonye sinzi niba giteye ubwoba. Urabona umukobwa arimo kwihisha ariko ameze nk'uwisha mu bunyobwa. Uramubona arimo kwihisha pe, bivuga ngo asa nkaho adashaka kubonana n'icyo kintu. Urabona yumijwe n'icyo kintu agiye guhura nacyo, ariko yaba ari inyamaswa haraba yirutse ndenya ari umuntu. Reka turebe. Uramubona akomeje kwihisha kugira ngo adahura n'uwo muntu, ariko ameze nk'ugamye ku mureko pe, yabuze aho yihisha. Uramubona ariko arimo kumureba. Uramubona aramureba mwisi uyu muntu rwose muhunge. Disi ni umusore mwiza, murabona umusore rwose yajya no mu bamista. Nawe yabonye uwo mukobwa disi, bizonga mubiri biramwisha, ibyishimo biramwica, buri uko yifata amera nka Cristiano cyangwa Messi. Disi batsinze igitego baserebuye, uramubona arishima atiyo disi. Uramubona disi ni nkaho aravuga ati ndamuhobera none nimugeraho mana, none nditwara nti imbere y'uyu mwari utagira uko asa. Uramubona rwose celebration aracelebra. Mbega umuhungu disi yakunze uriya mukobwa, ikigaboneka mu maso yacu. Uramubona aratambutse ahuye na wa mwari disi. Disi ranamuterura, disi yaramukumbuye ikigaragara, ariko umukobwa mu kumutero arimo kumuhemera ku ntugu. Bivuga ngo uyu mukobwa disi ntakunda uyu musore. Uyu musore yakunze urudashoboka. Amuhobeye nanone umukobwa aramusunika ati winkoraho. Umukobwa akimusunika yahise ajya kuri telefone. Bivuga ngo disi uyu mukobwa ntakunda uyu muhungu. Mbega umuhungu wategeye amaboko umuntu udashaka kumuhobera. Umuhungu ati ibi ni ibiki bimbayeho, ese ndabigirane? Umukobwa amurebera ku ntugu aterega ntabwo wowe uri sayizi yanjye. Umuhungu ati mana, atese ubukweri kuki intega zivamo. Disi umuhungu uramubona, disi urugendo rukunaniye ureka abarushoboye bakarugenda, yarakase asubira inyuma. Disi umuhungu yatanye agahinda kenshi n'umukobwa aragenda ndetse amurebera ku. Uramubona umukobwa aragenda asa nk'ataha, ariko urabona yuko akebuka inyuma yareba wa muhungu. Uramubona disi avuga ati genda. Mbega umukobwa aranamuhema.